tuganire rero dusesengure kuko kwica nicyo dukora ni ugusesengura uko ibintu bimeze hirya no hino ku isi cyane cyane ariko iwacu mu Rwanda. Ikibazo twibaza rero uyu munsi, ese ibyabaye muri Libiya no muri Iraq mu Rwanda birashoboka? Abazungu n'ukubera iki bateza imidugararo hirya no hino mu bihugu cyane cyane bikiri mu nzira y'amajyambere, umwihariko ku Rwanda? Ese ibyabaye muri Libiya birashoboka mu Rwanda? Niba rero ushaka gukurikira ubusesenguzi, shyira amarangamutima yawe hasi ukurikire urebe ukuntu abazungu baguteza ibibazo, waba uri muri Afurika, waba uri mu bihugu by'inzira y'amajyambere bikennye, ugasanga byituye hejuru y'abaturage batazi aho bava bijya, bakabigwamo amamiliyoni n'amamiliyoni, abandi bigaramiye. Uyu munsi rero tukaba twibaza ibyabaye muri Libiya no muri Iraq, ese birashoboka mu Rwanda? Tuzi neza ko Libiya Gaddafi yari afite ubutunzi, abaturage bose yabashyize mu mashuri, abaha amajyambere, abagiye gukora ubukwe akabaha amafaranga bakabubakira, ni igihugu cyari giteye imbere. Ariko umuzungu ntabwo yabibonye neza kubera inzozi wenda na Gaddafi yari afite. Ni rwo rugero duheraho tuvuge ko no mu Rwanda ibintu bimeze neza, iby'amoko, ibyo kurwana, ibyo gupfusa bijye hasi, noneho turebe intumbero y'igihugu aho kigana. Ibintu byabaye muri Libiya no muri Iraq biramutse bibaye mu Rwanda, ese byagenda gute? Abaturage bo mu Rwanda barabyiteguye, babiziho iki? Ese ni ukubera iki abantu bareba ikintu kimwe gusa, ntibarebe ingaruka zishobora kuva hanze zizanywe n'abazungu, cyane cyane kabone n'iyo bavuga bati turi kumwe n'abazungu turakora nabo, ariko umuzungu akwihindukirana iri rimwe ntumenye yuko mwigize no kuba inshuti. Kuri iyo mpamvu rero ibintu turabyibaza, ese ibyabaye muri Libiya bishobora kuba mu Rwanda? Kubera iki? Nta yindi mpamvu, ni ukubera ko iyo ukurikiye hirya no hino ugenda ureba ko abazungu bamaze gusobanukirwa ko Afurika irimo irazamuka. Afurika iri kuzamuka, niho ejo hazaza h'imiyoborere y'isi. Kubw'iyo mpamvu umuzungu agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo Afurika ikomeze ibe hasi, asahure ubuziraherezo, ariko ntibishoboka. Abanyafurika rero tugomba gukanguka tukavuga turabyanze, enough is enough, turabyanze. Uzabyanga ute rero uri ku bwoba utazi icyo umuzungu agupangira kugira ngo agusenye? Ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika, za Burkina Faso, Niger, za Mali, zamaze kubyumva kimwe n'ibindi bihugu byose biri kuzamuka, bivuga biti enough is enough, assez c'est assez, trop c'est trop. Ni ukuvuga ngo abantu bose bamaze gukanguka, ibihugu byacu byo muri Afurika, ahubwo ndumva ari twebwe bashaka ko turyana, u Burundi, Kongo n'u Rwanda. Abanyafurika barapfa iki ko iki ari igihe kigeze cyo kugira ngo baze hamwe, bashyire ubwenge hamwe, ibitekerezo hamwe, intumbero imwe, noneho bigobotore umuzungu wabashyize ku ngoyi. Nkugira nkakubaza, ese ibyabaye muri Libiya cyangwa mu Rwanda byongeye, ibyabaye muri Libiya cyangwa muri Iraq byongeye bikaba nko mu Rwanda? Abanyarwanda barabyiteguye. Kubw'iyo mpamvu rero, ni ikihe gitekerezo cyangwa umusanzu watanga kugira ngo umwanzi wawe ntawe umunyafurika mugenzi wawe, umwanzi ntawe umunyarwanda mugenzi wawe, ahubwo umwanzi ushaka kuguma hasi, uri mu bukene, mu buraya bw'umwanzi w'umuzungu, ukamwibogobotora? Ni gute rero uzigobotora umuzungu? Ikintu cya mbere, ugomba kugira imyumvire isobanutse, abantu bakaza kuri kode imwe. Iyo kode imwe rero, nk'uko abantu bari kuri kode y'ubwoba, bagomba kuba kuri kode y'urukundo na kode y'imyumvire y'uko igihugu cyo bashyira imbere. Ukavuga ati ndi umunyarwanda, niba uri umunyarwanda ukavuga ko umunyarwanda wese ahari agomba kubaho mu mahoro, mu ituze n'ubwisanzure, kugira ngo asabane n'undi munyarwanda, noneho bajye hamwe bagire ikintu kibahuza. Niba uzi tuzi umunyarwanda, ukavuga ati abantu barakundana, bameze neza,
noneho uko kumera neza niko kuzashyira abantu kuri kode imwe. Icyo kintu abazungu bashoboje isi, abazungu bari kuri kode imwe, abantu benshi bagiye babyumva, ariko tubona ko bitangiye kugenda bijya no mu bihugu bya Afurika. Urugero ngo hano uruhe, Magufuli apfa, wabonye ukuntu Tanzania yose yahagurutse bajya hamwe, umwuka spirit iba hamwe, ku buryo wabonye ko igihugu cyajegajeze koko, kubera ko abantu babonye ko babakozemo babavanamo umuntu wabo. Aribyo nanone nakubwiraga by'abazungu bakora, bakubita ahababaza mutiteguye. Urabona nk'ibya muri Tanzania, ukareba ibyabaye i Burundi, noneho ukareba n'ibiri kuba muri za Burkina Faso, za Mali na Niger. Burkina Faso abaturage bose bamaze gusobanukirwa kuko babonye urugero rwa Sankara, ubu ngubu bakaba bari hamwe inyuma y'umuyobozi wabo n'urukundo rukunda igihugu, ruvuga ruti bazungu twarabamenye. Abantu rero bameze kuriya bari hamwe mu rukundo atari mu bwoba, ntushobora kubashobora niyo byagenda gute, kuko nunica umuntu bayoboye hazavuka undi. Barabikoze kuri Sankara, ariko nyuma y'imyaka runaka haje undi Traoraraza. Urabona ko noneho urukundo bari bafite Sankara rwikubye nk'inshuro 100, kubera ko abantu basobanukiwe ko umwanzi wabo ntabwo ari umuturage n'undi muturage wibereye hewe mu bukene, ahubwo umwanzi wabo bamenye ko ari umuzungu. None se Banyarwanda, umwanzi w'Abanyarwanda twaramumenye, turamuzi. Benshi cyangwa se niba bikina aribo bakirebera mu moko, mu ndorerwamo z'amoko, Abahutu n'Abatutsi cyangwa n'ibindi bibazo byagiye biba, urumva umuzungu ikibazo yateje mu Rwanda na n'ubu nturakigobotora. Ni ukuvuga rero icyo kibazo yaguteje utarakigobotora, azaza kongereho n'ikindi, noneho bibe bibiri. Uzajya kubyikuramo nyuma y'imyaka ingahe? 50, 70 yaramaze kukuzahaza burundu. None rero katwibaza, intambara zimaze iminsi zivugwa mu karere, abazungu baramutse bongera guteza imidugararo n'imivugatanya, bagakora nk'ibyo bakoze muri Libiya cyangwa se za Iraq, ko byose bishoboka, kubera ko iyo umuzungu yatangiye kukubwira ngo vaho cyangwa se muteze ikibazo, cyangwa se akatangiye kuwuteza abaturanyi, burya byumenya ko umuzungu aba yatangiye kwereka amarenga. Kuko na Gaddafi muri Libiya ntabwo yari azi ko abaturage bahaguruka ngo batangire bateze intambara. Ni ukuvuga ngo biva hanze bikaza mu gihugu byitiriwe abaturage, gahunda ari ihe, ari abazungu babyihisha inyuma, ukajya kubona imidugararo irateye mu gihugu, ukabona igihugu cyumvaga ko kimeze neza, mu munsi umwe gihindutse umuyonga. Ibiri muri Libiya uyu munsi birigisha. Ese none nkibaza nti, muturage uhanganye, abaturage ubwo bahanganye b'Abanyarwanda, umunyarwanda ahanganye n'undi, ngaho ku internet bari gutukana amanywa n'ijoro, bimaze iki? Umuzungu naramuka aguciye inkumbi, akaguteza ibibazo n'imidugararo, akaguteza ubwumvikane buke, uzabyitwara mute? Ese muzongera mu marane? Ese muzongera musubiranemo? Kuki abantu batiga ngo bajye kuri kode imwe baca ubwenge? No kubera iki? Nuko icyo umuzungu akoresha, arareba akabona igihugu gitwaye n'umuntu umwe, akavuga ati umuntu umuciye nkamuvanaho, niko ya midugararo bucya yakwiye mu gihugu. Ibyo twarabibonye, ingero ni nyinshi. Twabibonye iwacu mu Rwanda ibyabaye 94, tubona ibyabaye muri Libiya, za Iraq, ahantu hose umuyobozi ari we kamara. Ni ukuvuga ngo ibintu byose abazungu baba bizi, icyo bakora n'iki, bakoma yambarutso, ubundi abaturage bakamarana. Kavuga ni rero Banyarwanda, muca akenge, mujye kuri kode imwe, mumenye ko umwanzi wanyu ari umuzungu. Umwanzi wawe Munyarwanda ntago ari undi Munyarwanda. Urwo rwango rubazamo ruturutse hanze, ariko Abanyafurika benshi bamaze kubimenya. Nkaba nizera ntashidikanya ko Abanyarwanda atari twe tuzasigara inyuma, kuko nimutajya kuri kode imwe yo gukorera hamwe nk'Abanyarwanda mu rukundo nta bwoba, u Rwanda ruzasigara inyuma. Gute? Abantu benshi babona amazu n'ibindi bintu bakumva ko ari byo terambere. Iterambere rirambye rikomeye
nuko ubona umuturage, abantu b'abaturage bose bari ku mujyi umwe bakunze igihugu cyabo nta mwiryane, nkuko Burkina Faso imeze. Urabona Burkina Faso barakeneye kuturusha, ariko ubona intumbero bafite kubera ko bose bari kuri kode imwe, icyo nita kode imwe. Ibihugu byose by'i Burayi, ibihugu byose biri mu nzira z'amajyambere, bifite gahunda yo kwiteza imbere byihuse, bumvise neza ko iyo umuturage akennye adafite icyarya, ntabwo kode imwe ishoboka. Kode imwe y'urukundo, kode imwe yo gukora igihugu, kode yo gukunda igihugu no kugikorera ukakitangira, nko muri Burkina Faso ukuntu bimeze, igomba guturuka mu bayobozi. Umuyobozi uvuga ati aba ni abantu banjye nyoboye. Noneho niyo wanatindaho, niyo wamara igihe runaka ariko umuturage ameze neza, umuturage ari kuri kode imwe, yumva neza ko umwanzi wari umuzungu ahubwo atari undi mugenzi we, nibwo noneho Abanyafurika tuzavuga tuti n'umuperezida ashobora kubaho n'imyaka ashaka, niyo yamara 100, iyo yamara 100 angahe, n'ubwami bwabayeho n'ibiki byose byabayeho, ariko noneho umuturage ari kuri kode imwe avuga ati okay, sindi buri cyo ndya, sindi buri akazi, sindi buri uko nohereza umwana wanjye ku ishuri. Iyo niyo kode abantu bakeneye, kugira ngo noneho n'abantu uvuga uti meze nabi arabivugira he, kandi abantu bose bafite ibintu bihagije, bari kuri kode imwe, bibona mu gihugu bose nk'abenegihugu, nta kuvangura, nta kugira uti. Niyo mpamvu rero umuzungu burya habera umubi, gahunda bafite isi, cyane cyane Abanyafurika benshi ngira ngo bamaze kubimenya, bazi neza ko umwanzi wabo ni umwirabura, Umunyafurika. Ni ibintu biri automatique, utapfa gusobanura aho byavuye, keretse wenda ugasesengura ugasoma nka Bibiliya ukayumva neza, ugasesengura ukareba. Ariyo mpamvu mvuga nti iyo usomye kino gitabo nibwo utangira kumva uko ibintu bimeze, kuko nta gishya kuri ino si. Ibyo bakora uyu munsi byahozeho, kandi natwe tubumva. Bafite ubutware, barashaka kubona ubutware. Kugira ngo babugumane ni uko bakomeza basenya ibihugu. Nongera nkakubaza nti ese ibyabaye muri Libiya no muri za Iraq birashoboka mu Rwanda? Bibaye byagenda gute? Ese abaturage bari tayari, barabyiteguye? Ese imyumvire y'Abanyarwanda muri uyu munsi, umuzungu aramutse ko myimbarutso agakora nk'ibyo yakoze muri Libiya cyangwa muri Iraq cyangwa n'ahandi hose hagenda ateza ibibazo mu baturage, Abanyarwanda ho ntibakongera bakamarana? Ese imyumvire y'abantu igeze ku ruhe rwego? Hari igihe ushungura ukareba ugasanga imyumvire y'Abanyafurika cyane cyane muri biriya bihugu byacu iracyari hasi cyane. Kubera iki? Kubera iyo zo bwonko bakorewe n'abazungu, nanone bigatizwa umurindi n'ubuyobozi buba buri mu karere, nuko umwiryano uhoraho, ngaho Kongo, u Rwanda, ngaho Burundi, ngaho Uganda, ibibazo n'ibibazo. Kuki kari agace ko hagati ariko bakomeza kubamo ibibazo? Kandi n'umuzungu arabizi, niho ahera nyine kugira ngo akoze agati mu ntozi bya bibazo bihoreho. Akubwira nti rero, kanguka Munyarwanda, kanguka, wifurize mugenzi wawe neza, wifurize igihugu gutera imbere, wifuze ko igihugu n'abantu bose bajya kuri kode imwe. Igihe abantu batsaba bari kuri kode imwe, byose birashoboka, kandi bibaye byazambye abantu cyane, kuko bashobora kwisanga nanone basubiranyemo bari kwicara. Nkaba rero bahamagarira mwese Banyarwanda kugira urukundo, kugira umutima umeze neza, wifuriza undi mugenzi we ibyiza, gutera imbere. Kuko mugenzi wawe natera imbere, nawe uzatera imbere, n'abandi batera imbere, nuko igihugu kizazamuka kikajya kuri kode imwe yo kwivuna umwanzi w'umuzungu, kuko niwe uteranya Abanyafurika, niwe uteranya abantu muri Afurika hirya no hino, kugira ngo bamarane akomeze asabure. Murakoze rero, ubutaha tuzakomeza tureba n'ibindi bibazo, tuzajya dusesengura buhoro buhoro, kugira ngo tuzazane Abanyarwanda bose kuri kode imwe, noneho bamenye umwanzi wabo ninde, ni umuzungu, babone uko bamwipakurura nabo bajya kuri kode imwe y'ibindi bihugu. Kuko nk'Abanyarwanda ntabwo twishimira kuzaba ari twe duhera inyuma ya Afurika yose, kuko Afurika yose imaze gukanguka, iri kubona bari kujya kuri kode imwe, bameze nka bya bihe by'ubwigenge 60 bakwame kuruma baza hamwe,
bakipakurura abazungu. Sinzi ko rero ari twe tuzasigara turababoye n'abakozi n'abacacu b'abazungu. Enough is enough. Ase turabyanze, tugomba kwigobotora umuzungu kuko niwe mwanzi w'umunyafurika kuby'imyariko w'umunyarwanda. Noneho tukavuga tuti natwe reka tuzamuke tugire impinduka muri Afurika kuko Afurika niyo igiye gufata ubutware buje. Biranditse muri Bibiliya, niba utarunabizi ubimenye kuko igihugu cya Shemu cyari muri Afurika ariyo baje kuvanaho bakavuga ngo bajyanye ahandi hantu. Noneho rero Afurika ubutware igiye kuragwa, u Rwanda ntiruzasigara inyuma kuko byanze bikunze niba umuzungu aguteje ikibazo cyangwa gukomeza kumukorera, uzisanga warajyanye nawe warasigaye inyuma, abandi muri Afurika bari kuragwa ubutware kuko nibyo bije, nibyo abazungu barwana nabo kugira ngo bitaba, nibyo abazungu bari kurwana nabyo kugira ngo bitaba. Ariko se wahagarika ubuhanuzi nk'uko njya mbivuga? Ntibishoboka. Kubw'iyo mpamvu anga yuko umuzungu aguteza ubwumvikane buke nk'ubwabaye muri Libiya cyangwa se za Iraq, za Afghanistan n'ahandi hose, kuko nibo baramaze kubimenya. Bishyire mu baturage, abaturage bitegure hato bitazabagwira kuko abaturage babizi banabyirinda, bakavuga bati bigenze gutya na gutya ntituzicane, ahubwo tuzivuna umwanzi uzaba ushaka kuduteranya. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.